Oh yes, okay. Reka nongere kugusuhuza, reka nongere kugushimira cyane we dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Birumvikana neza cyane, nitwa Mr Kenzo, nkaba nigarukiye ahangaha ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uri kwibaza byinshi rero kubikomeje kugenda bihuza inyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse n'abarwanyi by FARDC, ariko reka nkubwire ngo nanjye nta kindi kinzanya ahangaha usibye kugenda nkubwira byinshi cyane kubikomeje kugenda bibera hariya mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka nkubwire nti umutwe wa M23 ukomeje kugenda utera imbere mu gufata ibice byinshi, ari nako kandi abarwanyi ba FARDC barushaho kugenda bagira umujinya ukomeye cyane, bikarushaho gutuma barwana nk'abiyahuzi. Ibyo ngibyo bigatuma bakomeje kugenda bapfa ku buryo bukomeye cyane. Ibi ngibi ndabikubwira ku buryo burambuye, ariko turava kuri izi ngabo za FARDC zikomeje kugenda zirwana nk'iziyahura. Turahita twerekeza muri South Africa, rwose nkubwire nti muri South Africa ibintu naho ntabwo bimeze neza habe na gato ku ruhande rw'igisirikare, ku ruhande rw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaturage bo muri South Africa bakomeje kwijujutira, ubwo ni abaturage bafite abana babo bari mu gisirikare cya South Africa, bakomeje kugenda bavuga ko uwitwa Cyril Ramaphosa akomeje kugenda akora byinshi bibi ndetse bikomeje kugenda bishyira ubuzima bw'abana babo mu kaga, bari koherezwa ahangaha mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru ndaza kukujyana muri teritwari ya Rubero, ndaza kukujyana za Tombe, ndaza kukujyana ahantu za Kaina. Ni amakuru menshi cyane ndibuze kugenda nkubwira, ariko kandi ndakubwira ko mu ntara ya Ituri ubu ngubu abarwanyi ba M23 abarwanyi b'ingabo z'Abagande UPDF zatangiye kuganira bikomeye cyane na FARDC ngo barebe uburyo bakemura ikibazo cy'abahima bakomeje gupfa batazi ikintu kibica ku buryo bukomeye cyane. Ngaho rero nimunyemerere aya makuru tuyagarukeho ku buryo burambuye. Ariko tutaragarukaho ku buryo burambuye, reka mbanze ngusabe gukomantinga, nyabuneka urayikinge ndetse yewe unakore subscribe, kuduhereza ibitekerezo byawe nta kintu bitwaye, ukatubwira tuti tubanye mperereye ahangaha ahanaha. Noneho rero nimunyemerere amakuru yacu tuyagarukeho ku buryo burambuye, mbahaye ikaze. Turahera ahangaha ku ngabo za FARDC zikomeje kugenda zirwana nk'iziyahura, ibyo ngibyo bigatuma zikomeje kugenda zipfa cyane. Izi ngabo za FARDC kurwana nk'iziyahura bikomeje gutuma zipfa cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ahantu hakomeje kugenda hagwa abasirikare benshi cyane ba FARDC nabakubwira aka kanya ni ahangaha muri teritwari ya Rubero, dore ko ahantu abarwanyi ba M23 bakomeje kugenda bakora isibaniro hariya za Matembe, za Katumbiro ndetse na za Arimbongo. Ntuze gusiga n'amambasa, niho ibintu bikomeje kugenda bizambira ku buryo bukomeye cyane. N'umutwe w'inyeshyamba za M23 rero zikomeje kugenda zikora ibishoboka ibyo ari byo byose ngo zirebe ko zakwigarurira ibice byinshi byaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko yewe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda ivuga ko abanyarwanda aribo bakomeje kugenda bateza umutekano muke ahangaha muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Noneho rero nimunyemerere twigerere ahantu bita muri tutaragera muri teritwari ya Rubero, tubanze tugere ahangaha mu gihugu cya South Africa. Perezida Cyril Ramaphosa ari ku gitutu gikomeye cyane cy'abaturage ba South Africa, bakomeje kumubwira ko akomeje koreka ubuzima bw'abana babo abohereza ahangaha mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi bazi neza ko uyu mutwe mu 23 ukomeje gukataza ndetse yewe ukomeje kugenda wica buri umwe wese ukomeje kugenda arwanirira igisirikare cya FARDC. Nibyo koko umutwe w'inyeshyamba za M23 uri gukora icyo bita irimbura ry'abarwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Reka nkubwire nti
aba barwanyi baba wazalendo M23 aba barwanyi baba wazalendo M23 iri kubakoramo akazi ku buryo bukomeye cyane. Iyi FRDC naho abarundi bo batangiye kugenda bataha ku buryo bukomeye cyane. Ni mu gihe rwose abarundi bo usibye no kuba bari gutaha ku buryo bukomeye cyane, ahubwo abarundi bafite ikibazo gikomeye cyane. Bafite ikibazo gikomeye cyane badashaka kugenda bumva, ndetse yewe bari no kugenda baziza abaturage. Ku munsi w'ejo niho nahoze nkubwira ko abaturage bari mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakomeje kugenda babigwamo cyane, bakomeje kugenda bicwa ku buryo bukomeye cyane, bakomeje kugenda bakorerwa itotezwa ry'umubiri, ngo bari kuryozwa ibyo igihugu cy'u Rwanda kiri kugenda gikora ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse kitanahwema kuvuga ko uzagitera kizitabara. Ni mu gihe General Kayina Muhozi akomeje kuvuga ko uzakora ku Rwanda azaba ashaka igihugu cya Uganda. Noneho rero nimunyemerere twigerere ahantu hitwa muri teritwari ya Rubero. Ese urabizi ko Rubero ibintu bikomeje kugenda bicika, bikomeje kugenda bifata indi ntera ku buryo bukomeye cyane? Ahangaha muri teritwari ya Rubero reka nkubwire nti mwabantu mwe hakomeje kugenda habera isibaniro. Nibuze no kuhagaruka ku buryo bukomeye cyane, tugenda tuhazenguruka, tugenda turebera hamwe iyi teritwari ya Rubero, ndetse ndakeka tuba twanamaze kubona umubare w'abasirikare bakomeje kugenda bagwa ahangaha muri Rubero. Turibuze kugenda tuhagarukaho ku buryo bwihariye, dore ko ariho urugamba rukomeje kugenda rubera urugamba. Aha muri Rubero za Matembe hari urugamba ruri guhinda ku buryo bukomeye cyane. Usibye na za Matembe, za Katsumbiro, za Arimbongo, ntabwo umutwe wa M23 wabanje gukora icyo bita kuburira abaturage. Aha za Matembe ni mu gace gatuyemo abaturage, ariko icyo M23 yakoze yarabanje ikora imburo ku baturage, irababwira bati aha hantu hagiye guhindira urugamba. Ni mu gihe abarwanyi ba M23 barimo barwana ku buryo bukomeye cyane ngo bakure abarwanyi ba FARDC aha za Matembe ndetse na za Katsumbiro, za Arimbongo na za Mambasa. Niho urugamba rukomeje kugenda rujya mbere ku buryo bukomeye cyane. Nakubwiye ngo ndakujyana Kayina abaturage basizwe iheruheru n'ibisasu mu gihe M23 yarasaga mu baturage hariya za Kayina, ndetse yewe ikagenda ivuga ko itarizi ko ari mu baturage, ahubwo yarizi ko ibi bisasu ibi biteye mu barwanyi ba FARDC. Abaturage basizwe iheruheru n'ibi bisasu baratabaza M23 ngo irebe icyo yabafasha, ngo kubera ko abantu bakomeje kugenda bavuga ko nyine ariyo yabateyemo ibi bisasu. Kuri ibyo rero, kubera ko igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo M23 ivuga ko ikomeje kuba aricyo ishaka gufata, abaturage ba Kayina ni muri urwo rwego basabye ubufasha. Baravuga bati tugomba kureba uburyo tugomba gukorana na M23 ikareba icyo yasade yigira aba baturage basizwe iheruheru n'ibi bisasu yateye mu baturage. Ngayo nguko reka nsoreze ahangaha amakuru nari naguteguriye kuri aya manywa. Gusa nkubwire nti kora subscribe, ukomantinge, ndetse yewe unarayikinge kugira ngo amakuru yacu akomeze kugenda akugeraho 5 kuri 5. Jewe munyite Mr Kenzo, ndabashimiye.